Lieutenant Colonel Wiringoma ni umwe mu bantu bazwi cyane mu karere k'ibiyaga bigari by'umwihariko mu burasirazuba bwa Kongo. Uyu musirikare ni umurwanyi kabuhariwe akaba n'umuvugizi wa M23 mu rwego rwa gisirikare. Umutwe w'inyeshyamba umaze igihe kinini uhagaze nk'umwe mu mitwe yitwaje intwaro ifite imbaraga zidasanzwe, umaze gufata ibice bitandukanye muri Kivu y'Amajyaruguru, n'uyu mutwe ukaba ukomeje kugaragaza imbaraga ndetse n'uburyo bukanganye binatuma ukomeza kwigarura ibice byinshi byo muri Kivu y'Amajyepfo harimo n'umujyi wa Bukavu umaze kwigarurira n'izi nyeshyamba. Muri iyi nkuru turagaruka ku mateka ye, uko yinjiye mu gisirikare, uko yageze mu mwanya afite muri M23 ndetse n'uburyo ibikorwa bye byo kwigaragaza cyane byaje gutuma aba umwe mu bafatiwe ibihano mu ruhando mpuzamahanga. Lieutenant Colonel Wiringoma yavukiye mu Kinigi mu majyaruguru y'u Rwanda hari mu mwaka w'1974. Yavukiye mu muryango w'abana 7, akaba yari umwana wa gatatu mu muryango we wabo. Se yari umukozi wa leta, naho mama we yari umubyeyi wakunze gukora imirimo isanzwe yo mu muryango, by'umwihariko yita ku rugo. Ubuzima bwe bwahindutse cyane mu 1946 ubwo se yitabaga Imana. Ubuzima bugatangira kugorana cyane ko se wari umukozi wa leta ari we wagiraga uruhare rufatika mu gutunga umuryango. Muri icyo gihe Wiringoma wari ufite imyaka 17 gusa yajyanwe n'umwe mu bo mu muryango we wari utuye Kiwanja muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, atangira kuhaba ndetse anakurira muri iki gihugu. Wiringoma yize amashuri abanza mu kigo cya Kaebia Mbanza-Ngungu, aho yakundaga kwitwa Pap mu bandi banyeshuri. Yarazwiyo nk'umunyeshuri w'umuhanga kandi warangwaga no gusabana cyane. Gukurira mu buzima bugoye butuma akunda kwiga. Yarazwe nk'umunyeshuri w'umuhanga kandi warangwaga no gusabana cyane. Gukurira mu buzima bugoye bituma akunda kwiga kugira ngo azabashe kugira akamaro umuryango we. Nyuma yaho Wiringoma yakomeje amashuri yisumbuye mu bijyanye n'imibereho myiza social ndetse akomereza amashuri makuru muri Institut des Supérieurs de Mbanza-Ngungu aho yigaga amateka. Nyuma yo kurangiza amashuri, Wiringoma yabaye umwarimu w'amateka n'ubumenyi bw'isi, ariko ubushite yarafitanye n'abasirikare bamwe baje gushinga umutwe wa M23 bwatumye azafata icyemezo cyo kwinjira mu gisirikare kuko yari umuntu wanga akarengane kandi ukunda ukuri ku buryo yakwemera kwitanga ariko agaca akarengane akimika ukuri. Wiringoma yinjiye mu gisirikare mu mwaka wa 2012 ubwo umutwe wa M23 wari umaze kuvuka. Yari umusirikare wa General Sultan Makenga, umwe mu basirikare bakomeye muri uyu mutwe. Bivugwa ko General Sultan Makenga yanyuzwe cyane n'ikinyabupfura, ubunyangamugayo n'umurava bya Wiringoma. Ibi bikongeraho ubuhanga n'amakenga yagiye agaragaza mu kazi ke ka gisirikare. Ibyo byose bikaza kumufasha mu kuzamuka neza mu mapeti ya gisirikare. Mu bihe bye bya mbere, Wiringoma yagaragaye nk'umwe mu barwanyi bafite imyitozo idasanzwe, bikaba byaratewe n'uko yari afite ubumenyi mu mateka ya gisirikare. Uko iminsi yagiye ishira yazamuwe mu ntera kugeza ubwo yagizwe umuvugizi wa M23 mu rwego rwa gisirikare afite ipeti rya major. Mu ntangiriro z'umwaka wa 2024 Wiringoma yazamuwe ku ipeti rya Lieutenant Colonel ndetse ahabwa inshingano zikomeye zo gukomeza guhangana n'igitutu cy'igisirikare cya leta cyari cyaratangiye kujya gitangaza amakuru yagaragazaga M23 nka kwangisha abaturage no kuburanira abaturage bo muri iki gihugu. Uyu mwanya watumye akomeza kugaragaza cyane mu itangazamakuru, atanga amakuru muri M23, agaragaza ko uyu mutwe urimo guharanira uburenganzira bw'abakongomani muri rusange, cyane cyane kubera urumuri abakandamije. Nubwo yavukiye mu Rwanda ntago abasha kuvuga neza ikinyarwanda, cyakoze abasha kucyumva ariko akabasha kuvuga amagambo yacyo rimwe na rimwe wumva ko ari ururimi rumugora. Mu bisanzwe avuga neza Igifaransa, Icyongereza, Iringara ndetse n'Igiswahili. Nyuma yo kuzamurwa mu ntera, akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ku isi kamufatiye ibihano hamwe n'abandi barwanyi batandukanye bo mu mutwe witwaje intwaro ukorera mu burasirazuba bwa Kongo.
ibihano yafatiwe byari bifite ingaruka zikomeye, harimo gufatira umutungo we wose waba uri ku butaka bw'ibihugu bikomeye nk'Uburayi ndetse no gukumirwa mu ngendo mpuzamahanga. Ubusanzwe Liyetona Koloneli Wiringoma ni umugabo ufite umuryango n'abana 4. Kubera inshingano zo mu gisirikare, ubuzima bwe bwite ntibwamenyekanye mu itangazamakuru, ariko azwiho gukunda umuryango we no kugira uruhare rufatika mu burere bw'abana be. Kugeza ubu, nyuma yo gufata umujyi wa Goma n'ibindi bice bya Kivu y'Amajyaruguru, M23 ikomeje ibikorwa byayo yigarurira ibice bya Kivu y'Amajyepfo, kandi Liyetona Koloneli Wiringoma akomeje kugaragara mu itangazamakuru nk'ijwi rikomeye ry'uyu mutwe, aho akomeza atanga umusanzu we kugeza aho ibi by'uyu mutwe bigeze. Nubwo muri M23 hari abasirikari benshi baruta Liyetona Koloneli Wiringoma mu mapeti, ni umwe mu bazwi kandi bakundwa cyane, kuko akazi ko kuvugira igisirikare cy'uyu mutwe, kongeraho uburyo akunda kurangwa n'urugwiro no gusabana, byamuzamuriye igikundiro mu karere k'ibiyaga bigari. Tuvuge ko Bukavu ifashwe na M23, ariko se amateka y'uyu mujyi ni ayahe? Ungana gute? Utuwe n'abaturage bangahe? Ni umujyi wa kangahe mu mijyi myiza igize Kongo? Ese ni ubuhe bukungu buri mu mujyi wa Bukavu? Ndagusuje njyewe ndi Bizimana Dani, ikaze kuri Bidani Drill, ikaze ku nkuru nziza tubahereza.